and marketing manager. Mbamo nyine ko ifilime nyarwanda hafi ya zose zacuruzwaga kuri isoko African Movie Market. Rero nyinshi kujya bandambagiza bati tubona wabishobora ibyo wakinya kabisa wari wabikoze uri umuti wo dukora farumasi. Bati rero nzakina duke ariko tuzagira kuri. Nawe nshaka kujya muri production cyangwa mu filime menshi cyane nshaka make ariko ashobora kuzagera kure. Nirwo rugendo rero natangiyemo nyuma muri African Movie Market ngezemo ntangira kubona amafaranga nkinisha filime zanjye igiti cyanjye. Ariyo biti Shyamba, ariyo biti Imyambi, ni filime nazo zamenyekanye ngo ziri ku isoko aho zicururizwa mu mujyi. Nyuma naje kwifatanya n'abandi ba comediens barimo bita Gasasira Jean Pierre, yo bita Jumapiri, tugirwa amagana dukorayo indi production twitaga ya Ifumba y'umuco, ikina comedy naho. Tukiri agora ngirira muto cyane ducya nambaye kora cyane nambaye tuntu dutoya cyane. Nyuma yaho rero nibwo navuze ati ntangi wende inzira yo kuba umunyamakuru mutanigiye muri Flash none naje kubitanira n'umusore bita Manibu twakoraga mu biganiro bimwe bya showbiz. None utaza kuba atari ko iyo tugiye kuri tete cyo gufata amakuru ahantu umutumirwa tugiye gushaka ngo aduha amakuru ubona abaturage batamwitayeho cyane kuruta wowe turi kuri kamera nyuma bavuga ngo turashaka uri kuri kamera niwe tuzi niwe ushobora kuba gufite inkuru nyayo ati wakoze ibintu barone ko bagukeneye ati abaturage kwa banyenerangiye kadushaka kandi twakora niho rero bamenya idea sitangiye nayo mfite idea ariko nabwo tugabamenye yitwaga amatakirangoye. Ubona ko nubundi ni nk'amatakirangoye niwa ngo ugera mu kantu ukitangira kwicuza impamvu wakagezemo. Rero niho filime sitangiye avuga ngo katwite noneho mu acteur principal tuhizina amatakirangoye yavaho tuyita bamenya uhita unayikinira ndayikinira ndanayiyoborera byose icyarimwe. Hanyuma ahangaha muri bamenya turaza kugira umwanya wo kwinjiramo neza muri urwo rugendo rwose. Iyo wumva wari warakinnye muzo wakinnyemo zitari nyinshi ko wakora avuga ati nta ngomba gukina ibintu byinshi, ukabona isa nkaho izamuye izina ryawe niyihe? Ni filime bita Nkuba. Wari wakinnyemo ibiki? N'umukozi wo mu rugo. Nkuba yari yandi yari umugabo bita Bazimaziki Mapendo nyiri African Movie Market. Okay. Ajya kukugira umukozi wo mu rugo kuguha ero niwe wabyisabiye cyane avuze ati genda wavamo wakina neza nk'umukozi wo mu rugo. Hari urushinzwe casting we yaraje aravuga ati ariko se tumotoshaka umukozi wo mu rugo uzakina zino scene kandi ni nyinshi cyane. Aho casting turabona mari ikinishaka mu marakina reka ahubwo mudufate Ramazani kubyo ajya akora mu buzima busanzwe n'indi byose yabikina. Banyweshe casting rero ko ari byo ngombwa. None no wari gukina no acteur principal nawe yari muri casting kazi yabona abantu bashaka mu featuring ko we yari kumusupporta we. Ibyo bita muri film byita umusupporta ko umuntu muri kumwe agusupportinze. Aho ngaho rero aravuga ati ngiyewe uyu musore bita Ramazani bite no kuntu casting twayikoze niwe nemeye. Abandi bose mwamaye rwose abonaga nta kintu kimwe kiravaho. Ubwo rero bamwitaga Gaga Ngenzi. Icyo gihe rero yari hit cyane bavuga ati Ngenzi nta muntu wapfa kumukinisha yakinaga filime z'ubugome zo kurasana. Rero yari gukina filime ari kumwe n'umukomediye noneho byo binagoye kuko yari gukina scene 47 yakina scene 53 kandi nkaba support we niwe acteur principal. Rero bati ndashaka ko niwe uzabishobora. Bati kanze nkine muhangana noneho abyemere. Tugeze kuri taravuga ati niwe nari negereje. Aho ngaho filime igiye hanze none bavuga ati bakajya bangaruka ku tuntu twose nagiye nkora ati butabakoze ashara bari imbwa cyane. Bigenda bizamukira aho ngaho ndati filime nayo ikoze umuti ko yari story nza cyane. Njya gukora ahantu boss waho hantu maze kwava Yesu azana mushiki wanjye nawe arakora mushiki wanjye kuhakora boss amutera inda amushishikariza ko agomba kuyikuramo ntazi neza ko ari boss. None boss mbamubikiye amabanga n'ubundi ni nk'ari bamenya mbamubikiye amabanga boss yica umuntu ndimo ndamureba aniga umuntu w'umushyitsi waje kumusura mwibeshyeho. Umugore we story nza cyane. Umugore we aba yarabaye fiyaye yaratetanye n'umugabo kera. None umugabo akaza kumutera inda akayikuramo agashaka n'undi mugabo. None wa mugabo yashatse wa kabiri aba yariganye no ureba mutenda mbere. None wandi umutenda mbere aza kubasura mu rugo yagira akatakuta nawe mugore ati ni umugore wawe
umugore akategereza cyane akagera mu cyumba ati mugabo wanjye njye kwisezerano mu byose nkore mu buzima nabyemeye nyicira uriya muntu naramemukiye nyiciye ababyeyi rero umugabo atazi bwo aje kwica kata mwica muziza ubusa kumbi nanjye ndaho nkoremo ndifotoza kamera yanjye yari mirafata ibintu inyuma ndebye neza nkuruye mbona arebana bimaranigana mpita mbifata neza ndabikamera rero memory card yarazi ko nyibitsa amakuru azi ko yari afite rero aza kuniga nize mbonye ko agiye kumbiza ifro memory card nyifite mu ntoki ndayimira nyishyira mu gifu nawe ashiga kuzancira kuzankata paka yikuye mu nda neza cyane yego urumva ikintu bakinnye n'umukozi wo mu rugo ukurikije uko bakwemeye abona ariyo yazamuye izina ryawe nicyo cyatumye no mu gutegura bamenya wowe na Manibu inkuru isa nkaho izingiye ku mukozi wo mu rugo kugira ngo unabyikinire kuko abantu benshi bambwiye ati uradusetsa naca n'ahantu cyangwa nawe mudatera story nko ku kitangazamakuru twakoragaho abantu bakaseka byahatari akenshi na boss waho wenda adapfa no gukinishwa ariko ngiye twahora nkamubwira nk'ijambo agaseka cyangwa dufite inama y'abanyamakuru bose bateranye ugasanga mvuze nk'ijambo kugira ngo bumve ibyo ndimo ndavuga gusanga basetse nyine babigezeho nka rurwo ndimo ndatera niho cyaba ikintu kiri seri nta kivuga bakana ko bagisetse cyite kiraho ngo ndabati bino bintu mvuga abantu bose bagaseka nira filime nakinye n'izina giye nkinamo ariko ko nyine mbikora reka none nicaye nshyira ubwenge hamwe nandike script nziza ari ngiye uyandikira abandi baranyandikiraga none ubu ngiye kwiyandikira aho none safata umwanzuro ndiyandikira bamenya gukina uri umukozi wo mu rugo n'ibintu winjiramo rwose ukabona byahuye ntabwo bikugora mu byukuri ntabwo bingora nibwo buzima mfiringa nkumva ni bwiza cyane kuko umukozi wo mu rugo ni manager w'urugundi rero ndi manager w'urugo marumva binshimishije kuko urugo mabuja na data buja bararuta barusigarana haba arimo abana cyangwa batarimo ninjye urusigarana ubwo rero ninjye dahita ngo ako kanya ndimo ndakora urugo uko ndushaka ubwo batari mu rugo ninjye urujyana aho nshaka bakaza barusanga ndugejeje aho narugejeje ubwo rero niho nazavuga ati hanga ntabwo bigomba kungora hari n'abajya batera brage bakavuga ngo uyu musore kumenya ataramenyekana arabanje gukora kariya kazi ngira ujye ubibona nabyumvire cyane abatakisha nk'abantu duhura bakatanga ko wakoze he zinakoze he ko ati kwa muzabyumvira uzumva ari umuntu uvuga ko namukoreye azahita uzamenye ko ntigeze gukora ntabwo ndagakora akazi ko mu rugo n'umunsi n'umwe kuko narangije kwiga secondaire mitangiye gukora mu wa gatanu primaire na ku secondaire narakoraga nanje secondaire mu kazi n'ubundi nkomeza gukora nta mwanya ngeze ngiraho kugira kandi icyo gihe nakoraga mu company akomeye nakoraga muri African Move Market urumva cyo kigo gikomeye cyane narangije mite nkijyamo ubwo buzima bwanjye bujye muri filime nta kintu kibone ntago ndadevia n'umunsi n'umwe life yanjye iri muri filime gusa hanyuma uko ubuzima bwawe bwose buri muri filime uyu munsi wavuga ko ari iki filime imaze kukugezaho kinini cyane uzi kuba wicaye ahangaha utumiwe na televiziyo na radiyo y'igihugu ari ibintu bikomeye cyane bajya bapfa gutumira buri muntu wese iki nacyo ni ikintu gikomeye kuba babanje mu kiganiro amahumbezi bantumiye ikiganiro gikomeye bakakigutumiramo kugira ngo usharing experience yawe ni ibintu bikomeye ikindi cya kabiri sosiyete imaze kunyumva nshobora kuba nahindura abantu nkoresheje umwanya maze kugeraho nko mu minsi ishize nagiye ahantu ku kigo cy'amashuri nagiye ndi umukameramani hari ikigo cy'Inyamitari afite cy'amayaka cyo kugenda gufotora ndagenda njya gufotora bisanzwe ariko ndimo ndafotora abana barasakuza cyane ko hari hafi ya munsi y'amanota abana bavuye ku manota bazano ari habere campaign kurwanya ibiyobyabwenge abana baraza basakuza no umukuru wa polisi aravuga ariko bano barasakuza kubera iki bakavuga bamenye ati kuri liste y'abahanzi bose bari buze hano kuri uyu munsi umuhanzi twamenye ariho ati ntaho uriho ati bamenye uramuzi abaza umuvugizi wa mugabo ushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ati ndamuzi bamenye ngende bu series kuri YouTube ati rero so bamenye ari hari inyuma niho yicaye aje baranyegera ati bano bana basakuje bahatunaniye ndetse n'abayobozi bose bajya kuvuga abantu bagasakuza ati we genda babwire baciki naje ndagenda nawe ati nyihaguruka abana barasakuza ndavuga ati rero mwabana mwegereye tente cyane manze mugende inyuma metero 5 bose batasubira inyuma abana bose bari imbere mwicare hasi basabye iminota 30 mushitse abayobozi banze bavuge nze mbakinire bacicitse gwera ku kanya paka abayobozi barangije umukuru wa polisi wanjye yambwiye ati uzi n'ikindi ufite amaraso ashobora kuba yakoresha societe neza ubwo ndabati
n'uyu ni umuti ubwo aho ngeze naho ngaho niba mfite umuti wo gutuma abana banyumvira ndetse n'abana bakuru bashobora kunyumvira nibwo butunzi bukomeye cyane. Ubundi abahanga mu buzima bwa muntu cyangwa se mu buzima busanzwe bwose bavuga ngo ubukungu bwa mbere ni abantu. Iyo udafite abantu nta kintu uba ufite. Nongeye ndenze ko mfite abantu, mfite igihugu mfite abantu bari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu hose n'abafana benshi cyane. Ayo maboko mfite yonyine ashobora kuntunga, ashobora no kubaho neza cyane. Ushobora ariko uyu munsi mbayeho neza cyane. Mbayeho neza cyane. Umwe mu basore mu gihugu cy'u Rwanda bayo neza yanjye ndimo mbikesha impano yanjye n'igihugu cyanjye. Urumva umaze kugira abantu benshi bakumva bakwishimira, uvuze ko ari ikintu ushobora kubyaza umusaruro mu buryo bumwe, guhindura imyitwarire y'abantu. Hari gahunda yihariye nyuma yo kubona ko bamenye imaze kugutumbagiza nk'umukinnyi ku buryo ibyo bintu ushobora kubikoresha, urumva nkaho bagomba kubagana ku bijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge, ku buryo nawe ubikoresha utanga bwa butumwa buhindura sosiyete? Ibyo nabitekereje cyane, noneho mbona ingufu zirushijeho maze kubona icyo gikorwa cyabereye aho hantu. Mfite gahunda kuzajya nsura ibigo by'amashuri ko abana benshi barankunda. Nigeze guca mu Gitega hano Nyamirambo, nyura inyuma y'ikigo ndi mu muhanda ndimo ndigendera, abana barimo bariga basohoka mu ishuri, barimo bariga barasohoka. Hanyuma bagahita abana nibwo bwa mbere abana biga mu ishuri basohotse n'umwarimu atabaye uruhushya, barazukubaza baranyambira ati turagukunda n'abandi barasohotse. Ati iki kintu gishobora gutuma njye nahindura abantu, nimba abana bashobora kumbonamo kuno. Kandi iyo ufite abana n'ababyeyi babo bafite, kuko umubyeyi bashaka ko umwana babaho neza, iyo azi ko hari umuntu ufite umwana we nawe amwitwararikaho neza. Aho ngo nawe ati ngiye kugira ikintu nakora, nza kugenda experience yanjye gusura ikindi kigo cyitwa Gihorwe kiba mu Gatsata. Bantumiye bagiye gukora gahunda yo gushima abanyeshuri, bagiye gushima abo bize. Mpageze ikigo nanjye cyo kwacyo narageze nshishura umeze, narageze mbikanga, nageze abana barasakuza ati bamenye abandi baramanuka mu bitaro bice bazamuka bakavuye. Numva umeze ruhande no kuvuga ibana bati ibintu se bibaho. Abana none kubona abana barira, abana bakaza bakarira ati ntabwo rwose tuzgo tukubona bakarira. Abana biga muri tronkome bakaza bakavuga ati turare abana b'abakobwa gusaba inkumi, bakamahuka n'amarira amanuza bati iki kintu mfite gishaka kwagendera sosiyete. Aho ngo rero nafashije yuko byanze bikunze ngiye gutangira gusura ibigo by'amashuri, ngiye gutangira gusura amagereza. Ni bije nini cyane, ngo nzashaka abandi bafatanya bikorwa bazamfashamo, kuko ndashaka kuba nafata sosiyete kano kanyiri mu gihugu imiragenda, ngo n'abanyeshuri n'ababyeyi abantu babereye imiganda cyangwa abayikitinye gusharinga experience runaka kugira ngo abantu bayumve. Nanone nkajya gufata abantu batarimo bakora muvoma mu gihugu hamo hagati, ubwo n'abari mu magereza bitewe n'ibyaha bagiye bazira, niba byo bwenge cyangwa ibindi bibyaha, nkajya kuba sharing experience iri hanze imeze gute, ese ushobora kuza muri rubanda ukabamo gute bitewe naho umaze igihe kinini uba. Kuko abantu umaze hafi imyaka 25 bafunze, batazi ko Nyamirambo, Rwamara, Rwarutabara cyangwa Kwibero hose amazu bayubatse bayiruka ari amashyamba. Mwatiro aho wasize hatari imihanda, buno hari imihanda. Brain cyangwa se ubwenge bw'abantu ukuntu bwatekerezaga n'ubwonko bwarahindutse, ngwiro muri sosiyete ze witwara ukunguko. Ubu rero ngicyo cyo kintu nshaka cyane kuba najya gusura ahantu hagiye hatandukanye, kandi Imana ikabimfashamo, kuko ninatekereje byo masheje ubundi umuntu afunguye muri gereza ngo ngo muri gereza baragukunda, ngo muri gereza baragukunda, ngo icyadoka fungu ukuri rasa nikanga ngo baragukunda bamwe kumara nk'igihe kinini nk'umwaka muri kumva basetsa cyaduka fungwa basi nk'umwaka y'amezi 6 ese nciceka n'abatego komanda kandi yumve nibikabe, kandi yumva ko icyo kintu cyiza Imana nsabira bicyamu gafungwa ukinjiramo arano ukamara igihe bamenya. Ndakeka ubwo mumaze gukora episode 59 ndazireba bundi zose, ni ari uyu munsi ni kwa mbere, ejo hazasohoka indi ya 60. Izira episode buriya buryo mwahisemo kuzishyira online, nibwo buryo buhari, ariko wowe usanzwe ufite n'ibintu byo gucuruza amafilime, hari aho usanzwe acururiza, kuki mwahisemo uburyo bwa online? Isoko ku masede bimaze gupfa, hasigariyeho icyo bita aba disc banners cyangwa se no kuba basharinga kuzine nk'utwanyambaga amafilime yabo. Kuko gucuza kuri CD bimaze kurangira, tuvuga ati rero hariho system ya flash, akamamo na online
twe duhitemo imwe flash cyangwa online rozwa zubateka dushyire kuri YouTube niho hano ngubu hari abantu benshi cyane bareba kuko YouTube iri global muri Canada uri Seychelles uri Congo uri Burundi we hano hose umuntu arakureba aho yaba ari hose pfa kuba afite internet ndabate hano hantu byanze bikunze iyo umurongo wa YouTube uragaragara ku isi yose situbize byo mu ijuru basanga mu ijuru bayireba ubwo rero reka dushyira hano haba abantu benshi cyane kandi bari imihanda yose niho tuza dubateka tuyishyire kuri YouTube niho hantu hazima abantu benshi barebe tubahe message kandi tunabasetse munabasetse wahe butumwa ariko se kujyanye n'amafaranga mu by'ukuri n'ibintu bamwashuyemo amafaranga namwe n'ubwenge mukeneye kugaruza kuri YouTube umuntu aragaruza kuri YouTube ntago kano kanya umuntu yagaruza bite n'ibintu umuntu yashoyemo ahubwo aba partners bufite ku ruhande rwabo bashobora kuba bagusupportinga kugira ngo ushobore kubona amafaranga kuko YouTube yagaruza ku bantu bakora nk'abana bafite ibitangazamakuru bo ashobora kuba yashyiraho ibiganiro 50 mu kwezi by'ahantu henshi byatandukanye kandi iyo mu kwezi sharinga episode 8 zonyine urumva rero episode 8 ntabwo zashobora kuba zatunga bari abakinnyi bose production technicien byose ntabwo bishobora kuba byavamo rero mu gihe bitagaruza hari n'ahandi hantu ugomba kujya kuyakura akaza yungikanya akahita n'agaruza kugeza ubu turagaruza ntabwo dukora mu gihombo aba partners na YouTube bituma dushaka kwa twagaruza hari ibibazo byinshi abantu bagiye bohereza tugiye kunyuramo ariko hari nabona abanyagiye bahuriza ngo bakinireho akantu ukagukoze ku mutima wakinnye nawe ukumva ugezeyo cyane muri bamenye reka bari duhere akantu wakinnye ukumva kagezeyo nawe nakanye nakinye tuntu tubiri araru nakinye ndimo ndabeshya mabuja ko boss yapfuye kandi mizi neza ko boss ari kuyihabara cyo gihe mabuja ararira mufasha umurindi yagiye kwa ketchup mabuja arizo mufasha umurindi wo kurira ndamufasha turera twese turi kandi nzi ko boss aramusize inyuma y'igipangu agandi kantu kanshimisha nano agiye kugurira imva boss akagenda merekeje akajya myango muri sanduku yambera ni yiye kandi bizi ko atapfuye ikarangira mabuja mvuye kugura isanduku atamubwira ngo ngiye urusoro ujye kureba ko bamaze gucukura mutri buze kujya gushyingura naho karansekeje ariko akansekeje cyane abantu babeshye ko mfite miliyoni 20 bari baranyanze bakata bankunda cyagiye muri yora kashi mamagana itapenda nkasara mu rugo bagiye rero barashaka kusa nk'ubakinira hakana gato mbere ko dusoma nyina nandi kumwe n'abandi bantu nakino ninge nyine nakayera ahenshi bakunda ukuntu nita bamumabuje mamagaye bamenya krame cyangwa ndimo ndabeshya mabuja ngarukuru mba mpindura uko navuga ndimo ndavugana na biju ndimo ndavuga neza mpindura urimi gihe mabuja mubonye ko mutinya ko ngi cyose yanyirukana ntera ubwo gihe asanga ari kuntu asanga nari inyama ejo bundi waryaga inyama nari inyama ndimo ndasenga ndabati mana umbabarire rwose inyama ya mbe nayiriye neza ya kabiri mabuja aramfashe nyagasani mana ufashe ibandi iboni ku nyama ya gatatu kwina inyama ya kabiri ntabwo ndayigeraho mana nkuko afasha abajura nibandi unyiteho aho ngaho ndazi mabuja gahita mabura byatatu ariko mabuja ubwo urabona ngiye no nyama ifatiwe mu cyo kugira ngo uzumbwira ngo arinde inyama yabanje ku isahani none se ngonyereka nimba inyama yabanje ku isahani ntago urunye ashaka gutaruka kwikubitaho mabuja reka ngwizukure ngewe iyo nkubonye mba meze nkaho ntuye muri pariki inzovu incaho intare incaho nsigaye buri munsi manchesha meza ariko mabuja tukabana nk'abo mu nzu ubu ngubu nzamera nk'ute muri pariki ndakubona nkagira ngo muye n'ingwe umutima urenda kuzamvaho ubwo akaba ntegishye nkaba ndirukanze ajya nkubita ndimo ndanywa amata turano kunywa amata waje karitasi ngana amata mabuja nta kibazo tu ubwo mabuja mara kugenda ariko nta kibazo urugo mbaye mondo bayemo neza ariko se n'ukubitwa mu rugo ruteka amaminino n'ukubitwa mu rugo ruteka inyama waba hehesha bashake bazanyice nzakwamira hano mu rugo ruteka inyama rukashyiraho n'amata reka tugere mu bibazo bamaze kohereza hanyuma utwa nishimwe Alex ati nicyo gishya uteganyiriza abafana bawe muri 2020 hanyuma ikindi ngo ko turi muri gahunda ya leta yo kurwanya sida uruhare rwawe rwaba ruruhe ikintu nteganyiriza abantu muri 2020 ni ikintu cya mbere mbanje gushimira Imana n'andi bantu bazashima Imana ubu ngubu muri kino gihe bazazamura amashimwe cyane ibi nifuzaga kuzabona maze kugeraho imihigo ngene nahize ko nzagera nahize hashize imyaka 7 nyihize mvuga ati Imana uzamfashe umuntu wazinjira muri 2020
nzabe ndi umusore ushobora kuba wahindura sosiyete. 2020 kera ninzi ko nshobora kuba nawe umudepite. Fatima 2020 sitaba ndi umuyobozi ndi muri cabinet nicaye ndi umudepite. Ejo nifuzaga ariko mana ndimo ndasenga icyo gihe ndi mu rusengero ni muri 2020 ninzaba ntari depite. Nzabe ndi numwe ya rubanda abaturage bumva cyane ndetse mfite n'ijwi ruta nk'umudepite uko yajyana bakata bamwiyumvamo. Imana yanyije inkoma icyo ngicyo ati ngiye kugusiga amavuta ntuzajya bazakubone. Umva aho ngo ikintu cya mbere ndashima Imana icyo neganyiza abafana banjye nuko ibintu byinshi cyane byiza kandi ikintu cyose nyina ni message. Hari indi message nshyashya n'ibyaha bishya byimo biraduka niyo ngiye gutangira kuba nakinaho. No muri gahunda yo kurwanya sida ni gahunda nini cyane y'igihugu. Ubu ngiye nagiye nsaba yuko nk'ibigo bya leta cyangwa se ibigo byikorera bishobora kuba bifite aho bihuriye no kurwanya ubwandu bw'agakoko gatera sida bwamba hafi none nanjye nkashobora kuba nakorana nabo kuko mfite ukuntu mpindura abantu, mfite abanyumva, mfite urubyiruko runyumva, aho ngaho bamfashe kuko aho ngiye ndabikina. No muri filime muzabicunge tugomba kubikina nk'iyo Ketchup we akina akazi k'umaraya akenshi akunda kubivugamo byo kurwanya. Reka dukomeze ibindi. Hari abavuze tese ubundi ukunda kurya inyama cyane, ese ufite umusheri ngo ko wanga yabonye usomagura yabonaga bihura urubatse ufite abana urumva n'amatsiko y'abakunzi bawe. Inyama ndazikunda inyama ariko cyane cyane nkunda nk'izo kwa Soreye kwa Mabuja aho ndizikunda kuba njye bazitekeye. Ninjye murushaho guteka inyamikiro bagasiganira ubo nose no nayumvishe ko nigenzi meze. Uzasoro ko kireke. Hanyuma urubatse? Ntabwo nubatse ariko mfite abana benshi mu rugo rwanjye aho mba haba abana barenze 5. Wenda kukubaza abawe nta mwana n'umwe ngira kuko mfite abandi bana banjye ndetse n'abandi bana bashaka kwiyongeraho bakaza ndimo ndadopta abana benshi cyane bazi. Hanyuma hari n'abaje tese hari icyo mufasha abahanzi bakiri hasi cyangwa abandi baba bafite impano bashaka nabo kuzerekana? Ndakibafasha kuko benshi ndabagira inama yo kuntu bashobora kuba bakwifatanya ubwabo bagashobora kuba babyaramo inyungu ku giti cyabo kuko ari struggle ubu ngubu natanye bita trust your talent. Talent yawe trusting uyize your talent your treasure. Nimba uzi ko impano y'urugo bukungu bwawe bwize ushore mu mpano yawe aho ngo n'abatiro muri bamenya ntago mwakwirwamo pe muri benshi cyane muri bamenya ntago mwakwirwamo ariko mu mufite group muziye mu magara nze mbere kuko mushobora mwabyaza amafaranga group yanyu. Ikibazo cyane nadusoza usubiza mu masegonda make cyane uhuzute imyemerere yawe n'ibyo kintu. Imyemerere yanjye ndi umusiramu utavangiye. Ikindi cya kabiri nemera idini aho riva rikagera kuko nabisubije inshuro nyinshi cyane kuba idini ndirimo ni nka bisi imiragana hagiye hatandukanye ariko nimba abadivantiste ari vatiri abaproso ikabigare abayova bakaba moto nanjye nkaba ndi musango ndi muri kwasteri twese turimo turagana mu nzira imwe ijya Nyabugogo turi mu muhanda umwe abazabasha kugerayo nibo bazagerayo. Rero imyemerere yanjye itavanye n'indi myemerere abandi bantu ko ngende umukinnyi bazabyibeshye wagiye nzakina ndi mu katolike akenshi kandi nkunda gukina mvuga ngo Yesu. Imyemerere yanjye inyemerera ko nshobora kuba nakina aho nshaka hose. Naho ukina wamamaza inzoga kabenzi byose ari ahantu bajye babyumva nige nzakina nambaye ubusa n'urugero nambaye wenda hasi nambaye nk'aka boxer no sina ko sinakinye naraye kwa marayika nkamenye ngasigana ikariso none se wamunseho ngira ngo imyemerere yako wambaye ubusa ahubwo ikintu ngiye nsaba abantu mbere yo kundeba ngiye bene Imana Ramazani mba ntandukanye yo nimaze kuba bene Imana Ramazani hari undi mubiri nge nambara wa kabiri bita bamenye mu mubiro bamenye bajya worekera bamenya namamaza ibyo namamaza nkuri byo namamaza ni mumbara mu muhanda nzabana bene Imana Ramazani mujye mumbaza ibya bene Imana Ramazani aho ngaho ni bene Imana Ramazani uzakurikiza amahame y'idini ariko bamenye nta dini arimo nta dini agira bamenya ni umukozi wo mu rugo ntibari banamfata umunsi umwe nagiye gusenga aho ngaho rero idini mabujemo na boss ari mu ndigenderamo haza n'undi mushyitsi nkawe nkamufatiraho aho ngaho. Benima wakoze kubana natwe mu kiganiro Mombezi. Mwakoze cyane ni bene Imana Ramazani ariko benshi bamuzi nkabamenye ndakeka naho nasiga baguhamagara bamenye no mu nzira hose muri karitsiye nsohoka mu rugo nsanga abana bahagaze ku rugi bahita banyakira ningiye umuntu ufite imigisha mino minsi mbyuka nakirwa n'abana ngisohoka mu gipangu. Urakoze cyane natwe reka dusoreze ikiganiro hano ahubwo turasigire Martin abageza amakuru agezweho muri aka kanya na Repa Ndungutse ndetse na Caroline turasubira mu kanya gato mu kiganiro cy'umutekano. Imana ibarinde.